Valentine y'abantu bakundana kandi wenda umuntu uri no kurwanira kubikora ntaga gukunda urabizi. Mvuge ndi umukobwa mfite abantu mfite wenda nk'abahungu. Tuvuge mfite nk'abahungu wenda bane bashobora kuba Saint Valentin kandi zose nkazakira. Mageze ururabo na telefone. Ururabo na wine. Kandi muri abo bose nshobora kurangira nta numwe postinze. So posting ururabo rumwe. Nyi postingira indabyo ahubwo nyinshi nta kibazo. Ariko ugasanga nyine harimo ntabwo urumva kigena rukundo ruri mu fasoho no ku enjoying nyine na enjoyment yo kwanga iyo tariki ngomba nanjye nzabe nambaye umutuku ariko there's no meanings ubifite muri wowe. Aisha turangana. Aisha tunganya imyaka. Umurusha 16 indangamuntu ejo narayirebye. Ubwo after 14. Ntabwo Scove nigeze. Oyo wagusobatumye na mufata watari. Navuze yuko atize kandi koko niyize. Kandi mvuga ko ari roko journalist. Ntabyo kuvuga ngo aramfana cyangwa ntamfana. Nubundi ntabwo ari ngombwa. None se ko navuze ngo ntiyarangije kaminuza ngo yiga icyongereza narabeshye. Kandi tuzeza ko icyongereza kigishwa kuva primaire kugera aho umuntu none se igihe cyose yakoreye inkuru kuva yabaho wamuboneye wari umva hindura ururimi ngo abari mu rundi rurimi. Tugiye cyitwa targeted audience. Targeted audience y'ubungu maginga nabakoresha ururimi rw'ikinyarwanda. None se ngiye kukubaza targeted audience ko mva koresha ururimi rw'ikinyarwanda ni bangahe b'abanyarwanda b'abanyamakuru twumva bahinduye bagakora mu rundi rurimi kugira ngo isi editorial line yabo nyine ariko none ese byana byirekura mwebwe mu bimenya gute muri abakobwa tuba tubizi. none se pasha byanyabyura cyari isugi kuva ryari kuva mvuze sarusetse iki Yaramaye. Sara ni ngo nibyo we iki Sara yavuze ngo kangana nka gutya ejo ndi haba iki kintu nyine kimyambarire kumwe na Gasana muri video isanzwe ntabwo ari nawe wa mbere rero wambaye muri buriya buryo sibyo ambara amabere yagaragara ati hakabaye nibura yifubitse umubiri wabyitwayemo gute wabyakiriye gute abantu bibajije ku mabere yawe Kamisawe nako ndakazi nakana keza gahora kisekera kari kaye njye mbona kisararanga yishimye ariko uwo tumaze gura kenshi cyane kunuma mudahuje inzozi ngenda shaka kubaka etage kandi ushaka kwiyubakira cadastre kandi ntabwo byakunda ahubwo ikiza reka nkureke wowe ukomeze projet ya cadastre nanjye nkomeze ndwane na projet ya etage biriya kubukunda umuntu ntibigatume uhona ngo takaza inzozi zawe umuntu ugukunda gufasha kugeza ku nzozi zawe ntabwo akubwira ngo upfukirane inzozi zawe hanyuma turwane n'izi zanjye hari umu ex ugikumbura bahangetse kari umwe sinasezeranye n'umwe gusa n'umwe da na yanda bukumbura yari inshuti yanjye cyane mu brage zacu twaraduhuje ibintu byinshi ariko nanone nkishimira kameze neza kuba tarapfuye ntabwo ndi muri babantu bavuga ngo naza azagwe ku gasa azagwa biriho ya Usiyo nta kibazo gute ndi mu Imana ivuga ngo hari ikintu kinezeza nuko ari we wamisemo sikubwibi ikorwa byanjye nishimiye ubuntu bwawe nagushimira gute wowe wankunze wahinduye imibabaro yanjye ibitwenge mbayeho ngo umurengushyira hejuru. Stop playing, bro. That's really nice, man. Sorry. Sorry. Pasha. Anyway, ibaze ko narizi kufite iyo mana. Ntago ari cyane byaragiye sha. None cyane kiri sawa kiroroshe kiri naturel kuko nta bindi bintu bongeyemo ni ibintu byanjye bashizemo ni ibinure byanjye bashizemo.